Azoro kirekire message natanga muri filime nshaka gukora aho isi igeze nta utahazi. Yego. Yimba ugiye gushakana n'umusore mubwiza ukuri. Yego. Mubwiza ukuri mubwire ko wabyaye. Mubwire ko ufite umwana. Yego. Umwana ni mwiza. Mubwire uti sheri ndagukunda. Ariko jewe narabyaye. Yego. Rwose nubundi wabishatse ntiwabura gushaka n'umugore wabyaye ufite n'abana 2 3 ariko je narabyaye mfite umwana cyangwa se ntawe mfite yarapfuye ariko tuzashakane. Yego. Uzi ko mfite ntari isugi. Yego. Ku mutima ndagukunda twakubakana nkakubaha nkagukora byose nk'umugore wawe ariko ako kadefo ndagafite. Apre y'icyo ngicyo cyambayeho ntabwo niyandaritse narifashe nigira gusenga sheri imba ushaka unkunda ariko ntukomagaza. Ubwo rano kuvuga ni ibibazo nyine kuko wa musore yego abonye ko umukobwa yamubeshye ariyo mpamvu yangaga ko baryamana ubukwe butaraba. Yego. Icyo umusore azakora ni igiki azavuga ati rye natanze inkwano zanjye narahombye sanze umukobwa wanjye ari umugore kandi yambwiraga ko nta muhungu baraharyamana. Yego. Kandi nta mukobwa waryamanye n'abandi bagabo ushobora kubihisha ngo bikunde. No kuvuga ngo rero wa musore ashobora kutivumbura ako kanya ariko kavuga ati natanze inkwano zanjye ibintu nahombye reka nemere tubana amezi 2. Yego. Mfe kuryamana nawe nyine umururumba nari mfite w'umugore numva ko wagabanuka ariko muri amezi 2 ndahita njya ku murengeda. Yego. Niko bigenda bakamarana nk'amezi 2 abagahita bajya ku murenge. Yego. Ajya ku murenge agatanga ikirego. Eme ni ijambo ry'igiheburayo mu kinyarwanda risobanura ukuri. Iyo uvuze emet uvuze ngo Dieu de vérité bisobanura Imana y'ukuri. No kuvuga ngo hari abantu twigeze gufotora amafoto yari amafoto 300. Wabaye n'umufotographe se? No gufotora ndabizi. Reka gufotora gukamera byose ndabizi rwose. Utanangiza nkoresha ikiganiro. Nta kibazo. Noneho tugiye baratubwira ati ese amafoto muzanye hari twari twarayatindanye tuyamaranye amezi 2 n'igice. Avuga ati byaratugoye nta kibazo ko yazane tubishyure. Tarike isha yarenza kamabuye yahinze gute ateka twaratandukanye na wa mugore atubiri mu nkiko rwose. Mwapfuye igisati ibyo byihorere iyo ni ibanga ry'abacuranzi musaza byihorere. Yego. Ibaze nawe abantu tuhashyiriye amafoto y'ubukwe twishimye ngo barebe ubukwe bwabo tusanze umugore yavuye muri urwo rugo yaragiye baratandukanye. Ni ikibazo rero kirekire message natanga muri filime nshaka gukora aho isi igeze nta utahazi. Yego. Yimba ugiye gushakana n'umusore mubwiza ukuri. Yego. Mubwiza ukuri mubwire ko wabyaye. Mubwire ko ufite umwana. Yego. Umwana ni mwiza. Mubwire uti sheri ndagukunda ariko jewe narabyaye. Yego. Rwose nubundi wabishatse ntiwabura gushaka n'umugore wabyaye ufite n'abana 2 3 ariko je narabyaye mfite umwana cyangwa se ntawe mfite yarapfuye ariko tuzashakane. Yego. Uzi ko mfite ntari isugi. Yego. Ku mutima ndagukunda twakubakana nkakubaha nkagukora byose nk'umugore wawe ariko ako kadefo ndagafite. Apre y'icyo ngicyo cyambayeho ntabwo niyandaritse narifashe nigira gusenga sheri imba ushaka unkunda ariko ntukomagaza. Yego. Umugabo wawe yagukunda ntabwo ndi umukobwa kuko n'ubundi hari abasore bashaka abagore banabyaye bafite n'abana b'abasore. Yego. Kandi bakabana bakubakana ariko wimubeshya mubwiza ukuri uko uhagaze ukuri ko umubiri wawe uteye azazi muzashakana azi yuko uri umugore. Nyine zabunyweye kera muri make. Kubeshyanya rero nibyo biriho bibyara ama divorce ya buri mezi 5 ugasanga abantu baratandukanye. Ese uriho urahisha umugabo ko utigeze uryamana n'umusore
mwararyamanye 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cyangwa se warabyaye ukuramo inda se yego nimuryamana urumva atazabibona ko azabura kubimenya ubwiza ukuri akukunde cyangwa kwanga Imana izaguha undi mugabo nakwanga kabisa message rero natanga mu mafilimi ngiye gukina uzamfasha tugakorana n'izo message z'umuco nyarwanda z'abanyarwanda imibanire myiza mbese urashaka gutanga ukuri abantu bakubaka ingo zikongera zigakomera rwose abantu bakubahana kuko ikintu nakubwira cyo nk'abantu basenya gusenya bitera umwaku nk'abantu muriho murakaranije mu ngo zanyu mudashaka kubana neza amahoro nimutandukana umenye ku myaka izaza wa mugabo uzasa n'umusazi usare yego urumva usare kubera ko urugo rwawe rusenyutse kugira ngo ubone undi mugore bizagufata igihe none se kiye twatandukanye 2013 roye ariko kugeza kuva 2013 nta mugore ufite byaranze njya ngerageza kuba namushaka ariko bikanga kubera iki byanga ntago gahaguruka ya myaka nyine yo gusenya bitera umwaka ari umugabo akabura umugore ari umugore akabura umugabo kugira ngo uzaremye urundi rugo n'ibintu bigorana niyo mpamvu nababwiraga ngo abari muri ibyo bintu mushaka gusenya musabane imbabazi bihagarika hakiri mu maguru mashya yego ibyanyu bibasenyukiraho bigahinduka umuyonga waba ufite nk'imyaka nk'iyanjye kugira ngo uzongere ufatishe ubuzima uzamuka bikanga biracyahari se umugabo arakoma umugore gatoya bavuga ngo ntazibana zidakomana amahembe yakoma umugore we gatoya atya umugore nta rukundo namba ruri mu ngo ntarwo ahita yirukankanye najya kuri polisi cyangwa kuri ribu umupolisi warazi ko ni akazi ke yego ribu nayo irazi ko ni akazi kayo yego bati wakubise umugore ari atarankubise aranzambije ati mu nda rwose ati cyangwa se mu gatuza ndakora nkakora amara agenda cyane kuri parike bagukatire nk'icumi mbwira urwo rukundo mwasezeranye kuzabana karamata umbwira urwo rukundo rutumye ufungisha umugabo wawe imyaka 10 ayirwo ni ntarwo nuko rero hafi ya hose bimeze nta mugore birashoboka ko barwana umugabo n'umugore barwana yego mu rugo barwana bagirana amajanja bagacirana mu maso bakazurungutana ariko kera byarabaga yego bakabyumvikanaho bakabicoca ko nta mahano kurwana umugabo n'umugore bose baba barashakanye ari bakuru ntabwo ari box baba baje kwiga cyangwa karate muri urwo rugo baba bagomba guhuza bagahuza bakagira imigambi myiza y'iterambere ry'ingo zabo n'uyu munsi wa none birashoboka ko umugabo n'umugore barwana ariko nimurebe icyo mupfuye kandi wita mwiha rubanda ngo umusohoke induru zivuge abantu bazaba batahira ubukwe mwirukange mu muhanda umugore w'iki gihe ntabwo yihangana wapi ahita kujyana barakuboha rwose ko amategeko niko avuga yego ntabwo wakubita umugore ngo woye kujya mu nzu y'imbohe bitakwinjizamo bati kuki wakubise ugakomeretsa donc intego mufite kuri ubu ngubu ya filime nshya mugiye gukina no kugira ngo mubake izingo zikabije gusenyuka kubitana biveho n'abantu bakuru yego imbari icyaha cyabonetse hagati mu ngo nibakiganireho yego imbari ikosa ryabonetse hagati mu ngo nibakiganireho yego ari babiri ubwabo bagikemure kirangire ko n'ubundi bahuye ari babiri kugira ngo bashakane yego bakiganireho n'icyanga bakorane mu ntoki basezerane umwe agende bajya ku rukiko yego bacishamo imikati ibiri batandukane ariko nta warebye undi ruguma nta ukuye undi amenyo ariko sibyo nabifuriza nibaganire bacoce icyo kibazo cyatumye bahangana bashyamirana nikirangira bahoberane bongere bubaka urugo ruzima yego ubwo si icyaha umuntu yakora atababarirwa n'iki ariko se muze wenda ikibazo naringiye kukubaza ni iki ngiki uravuze ngo niba bamaze gusabana imbabazi ntibicare bagire gute bahuze babane nk'umugore n'umugabo
by the way abantu badukurikiye muri iki kiganiro baze kwihangana bagikurikirana uko kiri twagiye twimuka kubera imvura sibyo baraza kugenda babona background zitandukanye ariko byatewe n'imvura. Ikibazo nanjye kukibariza, uramutse usanze umugore wawe Jimmy arimo kumusambanya ukabibona atari amakuru wumvise, byagenda bite kugira ngo uyakire ko mbagumana n'uwo mugore mu gitanda kimwe mu buriri bumwe? Byagenda gute? Byagenda bite kugira ngo uyakire yuko ugomba gukomeza ukabana n'uwo mugore mu buriri bumwe mu nzu imwe? Ibyo bintu abagabo ntibakunda kubyihanganira. Ariko iyo ubyihanganiye, yego, niho uhita ubona igisubizo cy'ubusambanyi bw'umugore wawe ko agiye kubihana burundu. Kubyihana burundu burya se cyane, kuko ni imbabazi ziboneka hamwe hato na hato, hamwe na hamwe mu ngo nke zishoboka, kandi genza umuntu butare byabayeho, kandi umuntu aramubabarira. Yamusanze aryamanye n'undi mugabo, no kuvuga ngo wa musore aza kumvikana n'umugore bakajya baryamana, yego, umugabo yasohoka, umusore akagenda nawe akaryama. Kugeza ubwo wa musore ateye wa mugore inda, yego, umugore amubwira ati ndatwite kandi ntwite yawe, kandi umugabo nabibona azanyica. Umusore amugira inama yuko umugore agomba kuva muri urwo rugo akahukana akajya iwabo, akajya amusanga akamufashirizayo, yego, kugeza ubwo azabona amafaranga, agashaka amafaranga kubaka bakabana, akava kuri uwo mugabo ko n'ubundi abyaye uwo mwana yamwica cyangwa yamurera nabi. Yego, umugore yigira inama, afata amafaranga y'umugabo arayajyana iwabo. Yanye wa mugabo avuye ku kazi asanga hari udufaranga twageraga ku 800 umugore yadutwaye. Umugabo arashakisha, burira buracya, umugore aramubura. Yego, ari gushaka Nyampinga aho yagiye. Ku munsi wa kabiri wa gatatu umugore aramubura. Ariko wa musore we agumaho mu rugo. Yego, kugira ngo azibanganye ibintu. Yari umukozi wabo wo mu rugo. Ari umugabo wahabaga, nawe afite akazi, ariko k'ijoro. Yego, umugabo yajya ku kazi nyine agasigara ku mugore we. Ubwo umugabo hashize amezi 2-3 aza kumenya ko umugore ari iwabo. Umugabo yaragiye amusanga iwabo, aramubwira ati ese noneho yahageze indi maze kugaragara neza. Yego, ahubwo ati ni iki cyakuvanye mu rugo rwawe kazi wanyu? Naragututse, nakugize, ngaho ndega ku babyeyi, ikosa nagukoreye ni irihe? Ngihane. Yego, umugore abura urwavu. Iwabo bativuga ikintu wapfuye n'umugabo. Umugore akarira, binaniranye. Umugabo aravuga ati rero uzaze mu rugo rwawe, wantwaye n'amafaranga, imbo waranayariye, nzashaka ndi. Urambabariza iki? Bari bamaze kubyarana akana kamwe. Yego, urababariza baby iki wasanze umwana? Nzi ko wagiye mu kigare cy'abandi bagore bakakoshya. Umugabo aritahira. Indi ubwo yari igize nk'amezi hafi nk'8 cyangwa 7. Yego, yari nk'7. Umugore arabyaye, abyarira iwabo. Abaye umugore ati jyana umwana kwasa mwita izina. Umugore akada. Wa musore bagiye kubona babona araje. Aje gusura uwo mugore nahaje kwita izina. Imbaho yaramwise ntawe ubizi, ariko arongera aragenda. Hashize nk'amezi 3 ushomeri burya wa mugore bumuriri wabo mu cyaro, ya mafaranga yarayamaze. Urumva uwo mugore yayahaye uwo musore, akajya yifashishamo ngo azajya ahembwa amuzanire yenda nawe aramukoshora. Yego, ukare mukene bumuriye agaruka ku mugabo. Agaruka afite uruhinja. Yego, rutarurwe. Yego, nawe azi ko ari urwe.
igisubizo ntabwo ari uguhita wirukana umugore ngo yasambanye. yego ese ubwo bagiye kureba ubusambanyi bwawe wowe basanga bungana iki? kuko wirukana umugore ngo yasambanye ukazashaka undi usambana buri munsi wabigize n'umwuga udafite n'ikikango. none se ko abagore bacu muri ino minsi akubwira ngo umugabo wanjye nta kindi kintu twapfa usibye kunca inyuma, nabwo ni ubugoryi. naho ndaguha urugero, reka ndangize urw'uwo mitenga n'urw'umugore. tugire tunasoze twitahire rwose. umugore yazanye umwana w'umugabo, abona ko umwana atari we, yaranabizi n'amakuru yarayakuruye. yego umugore arashwarwa araza ajya mu nzu yo mu rugo. umugabo avuye ku kazi aramubwira ati jya mu nzu. umugore ajya mu nzu. umugabo ashyuhije amazi agiye. yego ati guma mu rugo rwawe, byabaye byarabaye, n'uwo mwana si uwanjye kandi nzamurera. yarabizi se umugabo ariko wayoberwa amakuru koko. yaje kubimenya. ariko ka gasore kamuteye yanda kamaze kumenya ko amakuru yamenyekanye neza, karatoroka. nubise ngo yagiye za Bujumbura. umugore yamaze nk'umwaka yarashwawe adasohoka mu rupangu, yikingiraniye mu nzu, yikingiye kubera amashwarwa y'amakosa yakoze. ariko nakubwira ngo uyu munsi wa none, ariko se ikintu niwe wenda mugore wa mbere wubaha umugabo. njyewe ikintu navuze ni uko utanyumvise neza. ni gute wasanga umugore wawe aryamanye na Jimmy ukongera kumugirira santima nawe ukambura ukashiramo ukamurongora mukaryamana nk'umugore n'umugabo? none se urumva Jimmy, urumva ibyo bitajya gusa n'ibyo byo kuba nagusanga uryamanye n'umugore wanjye. ariko urumva nyine yarabyumvise ntiyabibonesha amaso. n'uyu munsi wa none rero ushaka kubaka, wareka induru ukareka urusaku ukareka imiborogo usanze bari. ariko nsigaye numva na muri ino minsi bavuga ngo biryoha bisangiwe. ibyo ni nka kwa kundi kera bavugaga ngo abaturanyi babyarana abana basa. ntabwo abaturanyi babyaranaga abana basa, ahubwo barasambanaga abaturanyi. nawe kubona nkabona mbyaye umwana usa na Jimmy. uko abaturanyi babyarana abana basa ari Jimmy wamubyaye iwanjye. ariko ukabona Jimmy abyaye umwana usa na Diara, ureba n'imirari nka Diara. nirebera uturare abacunga bazacunge neza. ariko n'uburwayi nagize ndyamira umusaza umwe nkiri uruhinja. yego na mama nuko nari ikinege. ariko ntabwo bigaragara by the way. noneho harabora aho nkangukiye, aho tuzanzamukiye akajisho kabaye nk'agahenga amahoro. ni ukuvuga ngo uwo mugabo rero yariyakiriye. nawe uyu munsi nibikubaho uziyakire kandi ubabarire umugore wawe, unamubwira uti genda kubabariye ariko ntuzongere. na Yesu nuko yavuga ngo ndakubabariye ariko ntuzongere gukora icyaha ukundi. uwo mugore yahise yihana n'uyu munsi wa none niwe mugore w'intangarugero iwacu muri Gisagara. yego umugabo nawe njye nari mfite marume wari ingurumbanya. yego byatumye ashaka ahantu yubaka akabari nko mu metero nko mu birometero nko mu birometero nka 2 uvuye iwe. yego yarasambanaga cyane. umugore yarazaga aza guca ibigori cyangwa ibitoki, agasanga umugabo ari acuranga akaradiyo aryamanye n'umugabo. yanakomangana bamukingurira. umubyeyi akajya mu rutoki akitemera ibitoki by'inyamunyo, ibigori agakorera abakozi bakikora bagataha. yego ejo yagaruka agasanga akabari gakingiye ku irembo, inyuma hakinguye, yakwinjira akumva mu cyumba ibintu byacitse. agakata kigera. yarinze apfa kuri jenoside adatandukanye n'umugabo we, kandi yapfuye bamaze kubyarana nk'abana 13. ariko atarashinga ku mugabo ngo urasanze ngo usambana ngo kandi bari bafite urugo rurimo inka, rurimo ihene, rurimo ingurube, rurimo inkoko, rurimo imyaka amatone n'amatone. bari bafite amazu baranditseho mu gikari amanimero 1 2 3 4 5 n'ikindi kijya kungana n'iyi kiri ku irembo babamwo. nta rusaku nta nduru. umugabo nawe yivira gusambana nk'uko akaza akirongorera n'umugore we bisanzwe, akamutera inda bakabyara. umugabo yari yarabyaye abitwa ba Mudidi, abitwa bande, cyangwa nuko yari umukire
Mbona niyo mpamvu umugore yabyihanganiraga kugira ngo atava gutunga. Ni ibyo ngibyo umugore w'inzanyi w'inkunguzi ntabikozwa ngo muri abakire. Apfa kukubonaho urugo rubwa yuko wasambanye. Ariko muze urakayiha umunwa. Reka iki kiganiro kibijyanye n'ingo tuzagikurikizeho ubutaha. Tuzagikore kimbitse twagitekerejeho neza. Reka twivugire nyamukuru ubwo iki kiganiro tuyivuzeho bitewe nuko waruvuze ko muri filime ugiye gukina cyangwa se ugiye gukurikizaho ari bijyanye n'ingo. Yego. Nyuma y'ibijyanye n'ingo ni uwuhe musitari wemera muri filime nyarwanda ukavuga ngo uyu mukinyi ari ku rwego rwa mbere? Nemera. Yego. Ukavuga filime. Uze gukina filime cyangwa uze gukina filime kabisa uvuga ngo uyu ni umukinyi wa filime wagombaga kuba umukinyi wa filime. Bose ntibanyemera. Ariko jewe nabaha amanota. Ntibanyemera kubera amashyari. Kuko benshi banga kunshyira muri sinema zabo ngo ntazabatwara ibikombe. Hari nabiyo babitwaye ntabyo bajyana kuvoma, ntabyo banywesha amazi, babishyiraho gusa. Ariko bakanyanga bakanga ko mbegera. Ngaho. Ariko ubundi kubera amashyari y'Abanyarwanda. Ariko ubundi Papa Sava arayoboye. Papa Sava arayoboye. Ase Papa Sava umugani ko nawe uri umukinyi wa filime kuva kera, filime zitangira kuba kuki takwemera ngo mukine filime mukinane. Nako Abanyarwanda duteye. Ntabwo mukora ntabwo murimana umurima. Yego. Ngo ni musaru igihe cyo gusarura nikigera waravunitse nubwo yagukoreshaga. Yego. Ngo avuga ati rero uyu murima twarawuvunikanye na kanaka. Reka dufatikanye gusarura. None weze neza. None nasaruye dore havuyemo umwimbu mwiza. Reka mwohereze nk'ibiro 5 by'ibijumba. Yego. Haraho bijya biba mu Rwanda se? Ntabyo. Ariko ushize mu gaciro. Bavuga uti wa muntu nubwo namuhembaga 2. Yego. By'umuhinzi. Ariko ni umunyamahirwe. Yego. Ntibahezemo ibijumba, hezemo imyumbati, amasombe twarariye twararushye. Yego. Sha nubwo ejo nzajya ku isoko. Agafata kakabasi gato. Ari umuntu ufite ubumuntu. Yego. Shiriya mu Kennedy. Yamfashe guhinga hano turavunika harimo urwiri. Ashyiramo nk'ibiro 8 by'ibijumba. Yego. Niwo muco ukwiriye. Nta kintu aguciye wakagombye kohereza uriya muntu wagufashe nubwo wamuhaga. Ariko uyu munsi aravuga ngo sinamuhembaga, sinamuhaga 2 byanjye. Yego. Urumva ko nabo umuntu uri. Ariko bose ntibanyemera, ariko ntaciye inyuma. Papa Sava ni umuntu ukoresha mu mutwe cyane, ni umuntu ukoresha imbaraga, kandi ni umuntu ukunda filime. Yego. Ni ukuvuga ngo yabigize umwuga atitaye ku mashuri afite, atitaye ku byubahiro afite amaze kugeraho, yabigize umwuga ahora akora. Yego. Ni umuhanga cyane rero, namuha amanota ya mbere. Ya mbere rwose ngamuha igikombe akakijyana. Donc Papa Sava arayoboye. Arayoboye nubwo atanyemera. Okay. Muri filime tubonye yuko Papa Sava ari we uyoboye wakegukana amanota uramutse ubaye uri gutanga amanota. Muri music nyarwanda izi ngizi za kera zanyu zazi ni mukunda bakubitaga n'akagitari gutya. Mubakiriho. Bakiriho. Zakaranyuze za kera se. Zakaranyuze mubakiriho. Ninde muhanzi wemera kabisa ukavuga ngo uyu muhanzi kuva kera kugeza uyu munsi aracyari umwimerere? Mwemera Makanyaga. Makanyaga. Abdul. Makanyaga Abdul. Gakori kabakobwa. Yabitangiye kera hakiriho abamararungu. Yego. Iriya ndirimbo ivuga ngo yavuga ngo ndayibuze. Yayiririmbye ari umusore ufite nk'imyaka uko mwumva mwijwi rye. Afite nk'imyaka 16. Yego. Irancika ndayikurura ikanga. Ariko ruvuga ngo yakunze umuziki nyarwanda. Yego. Nzi ko yaririmbye mu mararungu kera, aririmba mu nkumburwa. Yego. Aririmba ku giti cye. Kugeza n'uyu munsi wa none umubonye kuri solo. Yego. Ayikiri gitararamye kabisa. Makanyaga Abdul ni umuhanga kandi ndamukunda kabisa. Okay. Aha ni sawa. Noneho mu bahanzi bo muri no minsi uwo wemera kabisa ukavuga ngo uyu ni umuhanga mu gihe nk'iki ngiki dusohoyemo mu ndirimbo nyarwanda. Mwemera
uriya musore Bruce Melody. Bruce Melody ariko uri umuhanga. Bruce ndamwemera. Yego. Sorry. Azimisi ndwaye grippe mwihangane. Barihangana bibaho twese tujya turwara nabo bararwaye aho bari. Bruce Melody. Ahubwo by the way ukimara kuvuga ku bantu barwaye. Abantu bazi ko bafite ikibazo cya chronic disease. Izi ndwara zidakira. Zimara igihe mu mubiri w'umuntu. Aba bantu bangane mfite igisubizo. Ese urabasobanura igisubizo cyangwa igisubizo hano ntabwo ndibuze kugisobanura. Ariko umuntu ufite ikibazo cya diabete, asthma, umuvuduko, kanseri, prostate, impyiko, umwijima, urwagashya, ibihaha, ama infection, ibibazo byo kutabyara, bya bibazo nyine byinshi byugarije abantu kuri kino gihe. Bangana inbox mfite igisubizo. urumva ko ari byiza. Ni byiza rwose. Twaba turi kuri Bruce Melody kabisa ko mu bubungu bari Bruce Melody wemeye. Bruce ni umuririmbyi nkunda kuva akiri muto. Yego. Nubwo hari abandi basore ba Riderman nabo n'abasore nkunda. Ariko Bruce kuri jye mbona ayoboye. Yego. Ndamukunda dore ko nagiye no kumva kuri iriya ndirimbo yo kwamamaza perezida. Agiye kumva numva arampamagaye. Umva rero sinabura kumukunda. Nabimusabye. Bruce Melody akwihamagarira. Aranyihamagara kuri ya ndirimbo yo kwamamaza Kagame. Arambwira ati ndagukeneye kugira dukeneye abantu bashesha kanguhe 4. Yego. Abagabo 2 najyanye na Tukote. N'ababyeyi 2. Ariko Tukote nimero ze wazimpaye nkazamukoresha ikiganiro. Sinzi mba nzifite ndaza kureba. Yeze kundebera rwose. Ati abo bantu ndabakeneye rero twasanze nawe ugomba kubonekamo. Arambwira ati uzadusanga Kacyiru. Bite tugenda twayikoreye iyo ndirimbo i Masaka. Yego. Aho twayikoreye amafaranga agera ku 300. Reka gende. Urumva rero ni uwa mbere. Hano ni uwa mbere kabisa. Urumva atari uwa mbere. Amanota nayo. Kandi rwose aranakora noneho. Yego. Afite indirimbo nyinshi zo kwamamaza perezida, zo kubaka u Rwanda, yo gutaka igihugu. Yego. Afite indirimbo nyinshi arakora nawe. Burya agiye nkunda umuntu ukora. Yego. Udaparika. Ukunda umukozi. Ariko umukozi arakenewe. Yego. Bruce rero ni uwa mbere imbere yanjye. Kubyerekeye imiziki mishyashya y'uyu munsi. Dusoza ikiganiro. Gira message ebyiri gusa. Ibintu bibiri ugenera abantu bari badukurikiye mu kiganiro. Twagitangiye tuvuga filime uko wazitangiye nubwo tutinjiye imuzi cyane ariko twaje tuvuga ngo ugarukanye iki, tuvuga ku bijyanye n'ingo kari cyo kintu ugiye kuza kwibandaho cyane kugira ngo iziri gusenyuka zongere zibazike mbese zishinge zigire ireme kabisa. Message ndatanga kubyerekeranye n'ingo. Nange na message kubyerekeranye na filime. Yego. Ingo no kuvuga ngo mw'abantu mwe mwubatse ngo mukomere. Yego. Mukomere. Murashaka gusenya kandi kuzafatisha urundi rugo bizabagora. Wa mugore wica bugufi wubaha umugabo. Yego. Niyo nshingano yawe. Bibiliya ivuga ko umugore agomba kugandukira umugabo. Kuganduka nta kindi no kubaha umugabo wagushatse akakurongora. Yego. Ukamwubaha, ukamuha icyubahiro cy'umugabo. Akugomba nk'umugabo. Izina ryitwa umugabo ni izina rikomeye. Ni Imana yari mwisi iravuze ngo mwisi umugabo. Yego. Ubaha umugabo wawe. Umugabo wawe nicyo gishoro ufite. Ni umunyembaraga. Ubanye nawe ukamuha ubwenge buzima. Ntumutokoze mu bwonko ngo adasa. Muri bwa bwonko bwe harimo kwikubita mu mbaraga agakora ibitangaza. Imirimo agakora rukarakara akikorera amabuye, ibiti n'amabuye, agatahana rasiyo. Ejo mukaba mwubatse inzu yanyu kubera ko umugabo wawe umwubaha. Yego. Namwe mwabagabo mwe. Umugore wa murongo yari mukuru mujya kunganya imyaka. Ntabwo ari akana utaha ukubita. Taha nushanga yakoze amakosa. Abagore burya bagira amakosa. Nta muntu udakosa ariko nkuko abana bacu bakosereza. Guhora mu ngo cyane amakosa araboneka.
kuba yamena teremunsi, kuba yakererwa guteka, Yego. kuba yatinda gutaha yenda imba yacuza mobile money hariya, bagira dukosa twinshi. Yego. Ariko ihangane. Ihangane. Wa mugabo ihangane, ihanganira umugore ntabwo yagiye mu bagabo, ahubwo yatinze kuko akeneye imbaraga zo kugira ngo urugo rwanyu ruzamuke mwiteze imbere. Yego. Yakoze cyane kuba ataje guha ibere umwana saa sita, yarakivunjira abantu kugira ngo kagafaranga ku kwezi bazamukubite 200 yiwe MTN yashyire kuri balance ye. Mwihanganire, cishe make, wimwereke ko umugabo ukomeye, uri intare, uri intare. Uri intare ko kurakomeye, ariko burya intare gusa dufite perezida w'intare. Perezida wacu, irani intare ziruta zose. Perezida wacu nitumwita intare. Ari umuntu umurusha ubwitonzi. Wapi nawe? Ntabasangaho muri mihana hafi yo mu cyaro mukaganira. Ejo naho bonye utwana tumuhobera. Ikiniga cyaraje ndarira. Ahoberana n'utwana tumufata mu nda n'abajepe bareba. Ahumva araduhobera dusomare. Urumva? Si intare. Yego. Ariko ubutare bwe n'ubudahangarwa abutwara neza. Nawe mu rugo rwa imburi intare ukaba uri umugabo w'umunyembaraga w'agatuza. Yego. Ariko wibyereka umugore kuri umunyembaraga cyane. Cisha make. Kubyerekeye filimi. Yego. Filimi nyine abakinnyi b'amafilimi ni mwandike filimi nziza. Yego. Icara hasi wandike. Shaka umuturanyi wawe wagize ikibazo kimeze gutya. Umukore wandike filimi umushingiyeho. Yego. Aho kugira hariya ngo uhimbe ibintu abantu bavuga batereka biriya baratubeshye rwose. Birabyo rwose wapi. Burya filimi iryoha ku kintu cyabayeho. Urebe inkuru yabaye, yego nawe ugira utundi ucomekamo tw'udusukari tw'amata, ariko ushaka inkuru yabayeho uyikurikirane cyangwa uyiganire na mugenzi wawe ibintu byabaye kuri se wabo, kuri murumuna we, kuri mukuru we, ubyandike ubikurikiranye ubumva icyajya mu buryo. Ushake inyandiko nziza. Abantu muri uwo mukina filimi murashakira ibihangano kuri tere, nta n'agakayi n'akamwanditse. Iyo filimi koko urumva utariho ubeshya abantu. Birumvikana. Ukajya kuri tere ugakora filimi ngo gira gutya ngo noneho urumara kugira wapi kabisa. Ni mukine ibintu bizima, wicare hasi wandike filimi. Iragora iravuna, ariko nugumara kwandika nka sene 20 uruhuke muwe mukinizo. Igihe ziriho zisohoka wongere wandike. Kuko ntabwo wakwicara hasi ngo wandike sene 100. Ntabwo byakunda. Imitsi y'ubwonko yaturika. Yego. Abishaka umunsi wandike nka sene 6. Ukazandika umunsi umwe se? Yeho birashoboka. Cyangwa 5. Nabwo ko waba uri igikoko. Hari abiyemera rero gashaka kwandika sene 100 mu cyumweru. Wapfa rwose. Sene 100 za filimi? Warwara umutwe udakira. Ukaba vampire, ukaba saramara mu bwonko. Yego. Ni mukina kandi mukine neza. Mwirinde mu gukina ibintu by'abanyamahanga bakina bambaye ubusa bagira gute. Kereka bibaye ngombwa gukina sene y'uburaya. Indaya zo zambara ubusa. Ariko ibindi bishaka kujyamo by'ubuporono n'ibiki ntabwo ari umuco nyarwanda. Izo sene niyo message natangaga. Ngo mukomere kandi mukine neza abantu bishime nkuko twebwe twakinaga. Kandi muhora mbabwira ngo waba afite umushinga wo gukina filime, afite ibikoresho, afite igishoro